Nongeye kubasuhuza cyane bakunzi babaho TV, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabasuhuza cyane mbabwira ngo yambusuje abantu mu nkunda mukurikirana Baho TV, mwebwe mwakanze subscribe, mwe mukora share, mwe mushyira komanteri, mwe musharinga, mushyira ku status yanyu. Imana ibahe umugisha. Shuza abantu bari mu bihugu by'amahanga, bari mu mpande enye z'isi, mwese ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza. Uyu munsi murabona bimeze bite? Uyu munsi ntabwo nje njyenyine, nubwo maze iminsi ntaza, ariko nari mbafitiye ibintu byiza. Twagiriwe umugisha rero wo kubana n'umwana ukiri mutoya ariko uri mu mwuka w'Imana. Njya mbabwira ngo igihe tugezemo ni igihe cyo gukora, tugakorera Imana tutikoresheje. Twebwe abakuru nibitunanira, Imana izakoresha abana batoya, n'abari munsi y'uyu nguyu izabakoresha, kuko ni Imana nyine itareba nkatwe, kandi ni Imana itanga imbaraga, igatanga mwuka wera. Rero ni ukuri ni iby'agaciro, niyo mpamvu njya mbabwira ngo nimumenyereze abana banyu gusenga. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka yaremba ngo menyereze umwana inzira nziza, ngo ku buryo azarinda asaza atarayiyoba. Imana rero bampera umugisha, reka duhereze ikaze umutumirwa wacu atwibwira amazina ye. Turakwakiriye kuri Baho TV. Imana iguhe umugisha. Ugiye gutangira wibwira abakunzi babaho TV, numara kubibwira unadusengera Imana, ubundi dukomeze. Imana iguhe umugisha kandi wiyumve mu ikaze, kandi Imana ikomeze ikwagure muri byose. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umutoni wa Senajima. Nk'uko mubibona nyine ndi umwana muto w'umukobwa, nifuje kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha. Abakiriye Nacyo wadusengera noneho tugatangira dusenga. Uwiteka Imana ushobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe mu byose bitambutse, tugushimiye ko waturinze impfu nyinshi zigiye zitandukanye, uraturinda ntitwapfa, uturinda uburwayi bugiye butandukanye, uturinda impanuka mu muhanda, ndetse natwe mu mashuri uraturinda, ababyeyi mu rugo urabarinda. Uwiteka we habwa icyubahiro kuko uri Imana. Aya masaha rero tunejejwe no kuza imbere y'ubwiza bwawe, turakwinginze cyane aka kanya ngo tweze udutunganye kandi utuboneze mu izina ryawe Yesu Kristo, udukureho umugayo n'urubanza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana ishobora byose rero, dukure ibyaha by'imiryango, ibyaha bya karande mu izina rya Yesu. Ukimara kutweza no kudutunganya, maze uze wururukire mu mitima yacu mu izina ryawe Yesu. Ubuntu bwawe n'imbabazi bikomeze bibane natwe kandi udufashe mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze. Amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kukwagura muri byose. Ni ukuri reka mbabwire inshuti zanjye, murabizi ko dukundana kandi tubana umunsi ku munsi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo gusenga Imana bigira umumaro, ngo ariko cyane iyo wasenganye umwete, ngo gusenga Imana bigira umumaro munini. Gusenga Imana bigira umumaro iyo wayisenganye umwete. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo gusenga Imana ngo bigira umumaro, ngo ariko cyane iyo wayisenganye umwete, umutima unyuzwe, uzinutswe icyaha, umutima wanga igomwa ndetse n'ishari n'ubugambanyi byose, uwo ni wo mutima Imana ishaka. Rero ni ukuri nk'uko tubana buri munsi, mureke dusenge kandi twigishe abana bacu gusenga. Nimba ufite abana b'abakobwa, ufite abana b'abahungu, babwire Kristo wamenye. Njya nkunda kuvuga ngo ntimukajye mucira abantu imanza, ngo nimureba abantu muvuga ati uriya muntu kuki adasenga, uriya muntu kuki ari umusinzi, uriya muntu kuki ari umusambanyi. Reka nkubwire, burya bajya bavuga, baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Nimba umwana avutse akavuka mu muryango usenga, iwabo basenga bavuga Imana, bamubwira ati mwana wanjye pfukama dusenge, akabona umuryango mbese urasenga, wiyambaza Uwiteka, azabikuriramo, abigenderemo, mbese akura azi ko mu ijuru dufite Imana. Noneho hari imiryango rero ikura idasenga,
umwana agakura nyine abona iwabo bajya bigira kwinywera agacupa, akabona nta n'umunsi n'umwe bari bapfukama, akabona mbese ubuzima bwabo bukaba hari ubuzima budasenga. Uwo muntu azakura gute azi gusenga? Niyo mpamvu hari igihe Imana iguhamagara ukuze bitewe n'umugambi w'Imana igufiteho. Rero twe turacyafite amahirwe, twe dusenga, mureke dusengera abana bacu, tubatoze inzira yo gusenga, tubatoze inzira yo gukunda Uwiteka, kuko ijambo ryarambwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mureke twubahe Uwiteka, tuve mu byaha kandi tujijukire imbere y'Imana. Imana ibampere umugisha. Rero nk'uko Mutoni yabivuze, aracyari mutoya ariko n'ukuri muto. Imana iguha umugisha kuza kuri Baho TV, kuba twaguhamagaye ukemera kuza kubana natwe ni iby'agaciro, kandi nkubwira ngo komere wambare imbaraga z'Imana, ukomeze gusenga, kuko iyo wasenze Imana wizeye ijya igukomeza, igifata ibitari biriho ikabirema. Rero uyu Mutoni mureba afite impano yo kuririmba, ndashaka ko aturirimbira kugira ngo wowe wumva ko koko, urabona aracyari umwana mutoya ariko ntabwo afite ubushobozi bwo kugaragaza impano ze, nta buryo afite, yaba umuryango avukamo, yewe natwe tumwegereye twakabaye tumufasha, ubwo bushobozi ntabwo. Ariko ndagira ngo aturirimbireho gatoya, niwumva koko umutima wawe ugukomanze, ushaka gukorera Imana, ushaka kwamamaza ubwami bw'Imana, ushaka kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana biciye mu ndirimbo, kubwamamaza biciye muri uyu mwana w'umukobwa, turaza kumusaba nimero ziwe, uzamuhamagara umubwire ati ariko burya nakujyana muri studio nkagukorera indirimbo imwe, nawe Imana ikaguhereza umugisha kandi nawe akaguka. Sibyo bakundwa banjye? Mwese mukunda Baho TV, ni ukuri ndabinginze niwumva Mutoni aririmbye indirimbo ikagukora ku mutima, ukumva hari icyo wifuza kumufasha, uzamufashe, Imana izaguhereza umugisha. Erega ubuzima bwose twaba turimo bajya bavuga ngo ufashwa nawe yafasha. Ntabwo gufasha umuntu bisaba ngo ube ufite ibya mirenge bisagutse, oya, na bya bindi bikeya ushobora kubigabana n'umuntu kandi Imana ikaguha umugisha. Kandi reka nkubwire, ukuboko gutanga kurusha umugisha uguhabwa. Uri kubyumva? Rero reka tumwakire, namara kuririmba iyo ndirimbo aratubwira nimero, arabwira abakunzi babaho TV nimero, ahita dusomera ijambo ry'Imana ho gatoya. Ubundi rero Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi n'ukuri mukomeze munyurwe nuko turi hano. Kristo Yesu abahereze imbaraga na Mwuka Wera. Murakoze, ni karibu. Tugiye kuririmbana indirimbo yitwa Mfite Ishimwe. Uririmbe cyane kugira ngo abakunzi babaho TV babashe kukumva. Tugiye kuririmbana indirimbo yitwa Mfite Ishimwe. Mfite ishimwe mu mutima wanjye ryo gushima Umwami Yesu. Mfite ishimwe mu mutima wanjye ryo gushima Umwami Yesu. Shimwa Mwami, shimwa nyagushimwa, shimwa Mwami, shimwa nyagushimwa. Reka mvuge ibyiza yankoreye, yankuye mu isayo y'ibyaha. Reka mvuge ibyiza yankoreye, yankuye mu isayo y'ibyaha. Shimwa Mwami, shimwa nyagushimwa, shimwa Mwami, shimwa nyagushimwa. Shimwa Mwami, shimwa nyagushimwa, shimwa Mwami, shimwa nyagushimwa. Haleluya.
bene data muze dufatanye guhimbaza dushima uwo mwami, bene data muze dufatanye guhimbaza dushima uwo mwami, bene data muze dufatanye guhimbaza dushima uwo mwami. Shimwa mwami, shimwa nyagushimwa, 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 shimwa mwami, shimwa nyagushimwa. Haleluya. Mana ishimwe, ngo shimwa mwami, shimwa mwami, ngo bene data ngo nimuze dufatanye gushima uwo mwami. Imana iguhe umugisha kandi iguhe imbaraga, ikuzuze mwuka wera kandi ikomeze ikwagure, kandi n'ahataraha Imana izahakugeza, kuko ni Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana kugeza irisohoje. Ni karibu ku ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza, urwandiko Pawulo yandikiye Tito. Muri Tito, abantu dukurikiye bakunze babaho TV, mugende mujye kureba muri Tito. Gushimwa mwami, shimwa nyagushimwa, shimwa mwami, shimwa nyagushimwa. Haleluya. Mana ishimwe. Amen. Amina. Turasoma igice cya mbere umurongo waho wa 5 n'uwa 6, ndetse dusimbuka dusome igice cya kabiri umurongo waho wa 1 n'uwa 2 gusa. Tuganire. Umutwe w'amagambo aravuze ngo Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero by'i Kereti. Amina. Umurongo waho wa 5 uravuze ngo icyatumye ngusiga i Kereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Haleluya. Ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera, kandi batagengwa ko ari inkubaganyi. Amina. Cyangwa ibigande. Haleluya. Ibice bibiri byaho umutwe w'amagambo uravuze ngo imibereho ikwiriye abakristo. Amina. Imibereho ikwiriye abakristo. Ariko woweho uvuge ibihuye n'inyigisho nzima. Haleluya. Mana ishimwe. Uhugure abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha. Haleluya. Bitonde. Amina. Badashayisha. Haleluya. Babe bazima mu byo kwizera. Mana ishimwe. N'urukundo no kwihangana. Amen. 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 Mana ishimwe. Imbaraga z'Imana. Ngo Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'i Kereti. Iri torero ry'i Kereti ntabwo turi buvuge ngo ni Pawulo warishinze, yarishinze bitewe na Yesu Kristo wari umurimo. Haleluya. Yarishinze bitewe n'uko Yesu yabiteganyije cyangwa se yabitegetse. Mana ishimwe. Rero ntitwumve yuko ari itorero ry'i Kereti aka kanya, ahubwo twumve yuko ari aka kanya ubu tuvugana, uyu munsi wa none. Uvuge yuko mbese ushobora kuba usengera muri asambure, ushobora kuba usengera muri ADPR, muri katolike n'ahandi hose hagiye hatandukanye henshi.
aka kanya rero ijambo riratubwiye ngo icyatumye ngusigaza ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Icyatumye Imana igusigaza niba uri umuririmbyi, icyatumye Imana igusigaza aka kanya muri korari, abo mwari muri kumwe bakagenda, dore ko banafunze insengero, bamwe bakagwa abandi bakaguma bagakora, ukabona musigaye ku murimo muri abantu batarenze 3, 4, 5, mwari abantu 120 ingahe, mwari abantu 70 ingahe. Icyatumye Yesu Kristo agusigaza cyangwa se icyatumye Imana igusigaza ni ukugira ngo utunganye ibyo basigaje bidatunganye. Haleluya. Ni ukugira ngo Imana ishimwe. Ni ukugira ngo usenge nabo ubwabo babuhoke. Haleluya. Ni ukugira ngo usenge icyamuteza icyatumye adakomeza kuza mu murimo kimubohore. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka araririmba ngo uzaze uca uwo mugozi uzabumboshye umutima, ngo nezezwa no kubohoka. Rero niyo mpamvu Imana yo mu ijuru yagusigaje kugira ngo umusengere, usengere umurimo. Mbese abantu twese ntabwo twahamagawe kimwe. Nshobora kuba ndi muri korari, nyamara uriya ari dirija, uriya ari perezida, uriya ari visi, uriya ari dirijante, ariko twese ntabwo ariko twahamagawe kimwe. Nshobora kuba narahamagawe kugira ngo muri korari kugira ngo nisengere, kugira ngo nsengere korari, kugira ngo nyiheke, kugira ngo ninjye nzamuka umusozi mvuge nti Mana korari, kugira ngo ninjye nzamuka umusozi mvuga ati Mana we urebe iriya korari yanjye, uyirebe uyite uyigirire neza. Rero hari n'uhamagarwa imbaraga kubw'isengesho ryawe. Yego, hari n'uhamagarwa kugira ngo abohoze muri iyo korari, hari n'uhamagarwa kugira ngo asengere abantu, hari n'uhamagarwa mbese bitewe. Nshobora guhamagarwa ndi umucuranzi kandi nyamara wowe uzi ngo nje ndi umuririmbyi. Yego nditirirwa ko ndi umuririmbyi ariko nje gucuranga, nicyo kintu nahamagariwe. Haleluya. Rero nakubwiraga ngo nturebere kuri ba bandi baguye, nturebere kuri wa wundi ubona atakitaye ku by'umurimo w'Imana. Nimba waratangiye ureba imbere, komeza urebe imbere, wirinde kureba hirya no hino, wirinde kureba kuri mugenzi wawe, ntiwite ngo nta gisenga, ntiwite kuri buri kimwe cyose. Kandi nagira ngo nkubwira ngo nimba wasengaga rimwe, senga 2, nimba ari 2 usenge 3, kuko iki gihe muri iki gihe biragoye komeye. Ni igihe turimo, ni cya gihe umuntu atemerewe kuvuga izina ry'Imana. Ni cya gihe bashaka kugufata usenga bakagufunga. Ni cya gihe mbese ni cya gihe Pawulo yahanuye. Rero nagira ngo nkubwire ngo nimba Imana igambiriye kuvuga ntabwo izaceceka, nta nubwo umwana w'umuntu azayicecekesha. Haleluya. Yesu Kristo azavuga, kuko benshi tuzarenganywa tuzira kuvuga izina ry'Imana. Haleluya. Kandi kurivuga nta mugayo, nta rubanza, nta cyaha ukoze, ahubwo bo baba bumva ari nko kuba uteye ibuye ku kare. Ariko nakubwiraga ngo wowe ubona bikomeye bigoye, wowe ubona intambara ari nyinshi imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, nakubwiraga ngo komera, senga, shikama. Nakubwiraga ngo ihangane, kuko uko bimeze uyu munsi siko ejo bizaba bimeze. Nakubwiraga ngo amateka y'umuntu ajya ahinduka. Ukabona nimba yari mu mwijima hahindutse umucyo, ukabona biragutunguye ku buryo utatekereza. Rero nakubwiraga ngo komera, ihangane, kandi wihanganishe n'abandi, ntucike intege, kandi wambare imbaraga kugira ngo ugende umubwire uti humura, komera, muri iki gihe Yesu ari kuvuga gutya na gutya. Mbese umwihanganisha, umukomeze, kuko hari byinshi bihiga abagenzi. Iki gihe rero intwari zarananiwe, hasigaye intwarane. Kandi ikindi nakubwiraga ngo izo ntwari kugira mbere yo kunanirwa zararambitse, ibintu byose zararambitse. Nakubwiraga ngo wowe komera, shikama, egura intwaro yawe. Yesu Kristo yatsindishije Satani ijambo ryo kuvuga ngo handitswe ngo. Nshobora kuza nkubona ugendanye Bibiliya nkagutunga nkakubaza ntise ni iki kigufasha, cyangwa se ni irihe jambo ry'Imana muri iyi Bibiliya yera ugendana. Rero uhita umubwira uti handitswe ngo. Haleluya.
cyangwa se umuntu akaza akakubaza ati se ko wirirwa usenga ugenda wiyiriza bigufitiye akahe kamaro ukamubwira uti handitswe ni ukuri cyangwa se umuntu akakubwira ati ngwino unsure ukagenda ugiye kumusura ariko kandi wowe ntuzi ikibyihishemo mbese ugiye kumusura mbese wabanje kugira amakenga k'amakenga abakristo benshi tugomba kugendana amakenga. Haleluya ni ukuri buriya nabonye ikintu kigira amakenga ku isi cyangwa se ikintu kibasha gushishoza inzoga. Rero nakubwiraga ngo gira amakenga kandi wirinde twambika imbaraga mu izina rya Yesu usenga uvuga uti Mana nyambika imbaraga zo kugukorera muri iki gihe bigoye iki gihe intwari zarananiwe hasigaye intwarane uvuga uti Mana nanjye mfata kuko abapasiteri benshi baraguye abantu benshi bari bakomeye mu matorero menshi baraguye ubu ngubu uragenda ugasanga wa mudiyakono utatekerezaga yicaye hari ari kunywa inzoga ariko nyamara wowe utabikekaga utanabitekereza ukabona bajijeho ariko ntukazajya ubyitaho ahubwo ujya ugenda uhita wihera uvuga uti Mana runaka murinde umukomeze wongere umwibutse mugarure mu nzira yawe wongere umwibutse ijambo ryawe yamenye buriya ikintu nabonye kibi kibabaza ni ukuva mu masezerano nta mpamvu ni ukuri abantu benshi kuva mu masezerano abantu benshi nibo bitera umwaku cyane reka nkubwire ukuntu bitera umwaku umuntu Imana iramubwira uti umukobwa ni urugero nzaguha urugo rwiza nzagukorera ubukwe nzagukorera buri kimwe cyose umwaka wa 15 16 17 18 Imana yaratinze ndarambiwe agahita yigendera kandi nyamara wa mwaka wa 20 wari kugutegereje hari igihe wa mwaka wa 20 aribwo bya bindi byose byari kwisuka uko ubona amazi yisuka cyase ukusuka amazi haleluya ariko yabigisha ari kuza yirukanka myinshi naho ukaba wifungiye inzira kandi umuririmbyi yaravuze ngo nuva mu murongo harinjira mu ndi mu mwanya wawe. Haleluya kandi Yesu Kristo atabara ahereye ku murongo ntago ajya arobanura kandi hahirwa umutoni kuri yo kuko iyo utonye nawe aba kwishimira. Haleluya akaba yavuga uti umwana wanjye nkunda nkishimira nk'uko yabwiye Satani arimo amusaba kugerageza Yobu Satani yaje kuzerera mu isi Yesu Kristo akamubaza ngo mbese warebye ukuntu umugaragu wanjye Yobu anyubaha. Haleluya nawe yaramusubije ngo impamvu akubaha nuko afite buri kimwe cyose wamuhaye ubutunzi ukamuha byose abana beza umugore mwiza imitungo nyamara Yesu Kristo ambwiye ngo ndabira byose ureba ndabiguhaye ariko ikintu nkimye n'ubugingo. Haleluya nyamara yaragiye arabifata ariko Yobu yarakomeje arayizera arayihamya arayamamaza ahantu hose. Yobu Imana yo mu ijuru yaramushumbushije kandi mu kumushumbusha yamushumbushije ikintu cyiza gishimishije kikubye ibyo yarafite. Haleluya tegereza nakubwiraga rero ngo wirambirwa wicika intege iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira kandi ngo ruraruza ubona imbere yawe uzarwambuka iki kirarubona izi ntambara ibiki byose tuzabicamo kandi nyamara nta gikomere nta Haleluya bicemo neza ikanzu yawe yera ntigire ikizinga n'ikintu gito kiza. Haleluya uko iyo ije icyo kizinga iyo kijeho hari ikintu gikomeye cyane kiba kivuyeho. rero nakubwira ngo kugira ngo utsinde Satani bitume atagutinyuka ngo yakanzu yawe iramuke yanduye ibyo byose ngo bikurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. senga usenge ushyize umutima mu gusenga wicara uvuga uti Mana ejo nzakora iki nimba upanze kwiyiriza zinduka kora uturimo twari twakare mu gitondo
buriya baravuga ngo umubyizi ni uwa kare. Ubundi utitirize mu gitondo utangire kare kuko ya masaha ya saa sita iyo ageze utangira kugenda ugira intege, ariko buri umubyizi rata ni uwa kare. N'umuhinzi iyo ari mu murima saa sita arataha kuko nta mbaraga, izuba riba ryabaye ryinshi. Rero umubyizi ni uwa kare, ambara imbaraga usenge uyititirize. Nimba ubona amasezerano atinze, iyo bitinze biratinda ariko bigasohora. Kandi buriya ngo hahirwa uwihanganye. Kandi ngo iby'Imana birya abarambije, abarambiwe bataye. Ni ukuri nakubwira ngo wowe wirambirwa, ambara imbaraga, nturebe inyuma, nturebere kuri mugenzi wawe uko wahamagawe uri umwe. Ujya gukizwa ntabwo waje ngo umbwire ngo rero Mutoni ngiye gukizwa, reka reka. Ni ukuri nta n'umuntu wagiye kugisha inama ngo ese njye gukizwa, hoya. Ahubwo wowe ubwawe ku giti cyawe Mwuka Wera yaraje akujyamo, akumvisha buryo ki ibyo urimo atari byiza, akwemeza yuko ugomba kujya gukizwa ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya. Iryo ni ryo jambo nari mfite, mwakire neza ijambo ry'Imana. Amina amina. Haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha, Imana ikwambika imbaraga. Ndumva umutima wanjye unezerewe cyane cyane, ndumva nishimye koko. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe koko. Mutoni ntiyatuma kuva uyu munsi ubwira umwana wawe ati mwana wanjye tangira usenga Imana, ariko nyamara aratubwiye ngo Kristo aho yadusize niho azagaruka kudusanga, nasanga twaravuye mu masezerano. Nuva mu murongo harinjiramo undi, azafata babandi ahasanze abaribo asubiza. Twe kurambirwa, mbese tugume dutindane n'Imana, dutindane na Kristo, tugume mu buntu bw'Imana. Ndakwifuriza nawe kugomeza gutindana n'Imana, uko uvugira Imana neza, uko uyihamiriza mu bantu kuri Baho TV, nayo izaguhamirize mu mahanga yose. Mbikwatiyeho mu izina rya Yesu Kristo, kubera kuvuga Imana neza. Ndumva mbohotse, ndumva mfashijwe, ndumva nongeye kugira ibihe byinshi muri njyewe byo gusenga. Ngo nimba wasengaga rimwe, senga kabiri. Nshuti yanjye, ni ukuri tugire urukundo, tugire umutima uzinutswe icyaha nk'uko muri Tito habitubwiye. Tugire umutima uciye bugufi, kuko Kristo azaza kandi ntabwo azaceceka. Kandi naza azaza aya makuba yamareho, ibyago n'ingorane byose biveho, twibere mu mahoro. Kandi uyu munsi tuvugana wabona ndi kuvugira ahangaha, ejo ukumva ngo wa mubyeyi yitabye Imana. Ese Kristo aje kuntwara yasanga ubugingo bwanjye bwejejwe? Mbabarira, mureke twiyeze, tweze imitima yacu uko bukeye n'uko bwije, kubera ko hano mu isi turi abashyitsi, aha turi abacumbitsi. Nk'uko umushyitsi agiye iw'abandi azi ko ari butahe, niko turi mu isi. Uko tugendana n'urupfu, tugendana na byinshi biduhiga. Rero ndabasabye abakunzi ba Baho TV, mureke tube maso, tube mu isi tuzi neza ko turi abashyitsi, kuko umushyitsi yari uw'abandi aritwararika akagenda neza kugira ngo atasiga icyasha. Nawe rero ba mu isi umenye ko uri umushyitsi, ukundane na Kristo, ugendane nawe, wambara imbaraga zo gusenga, ndetse gusenga kutazinutswe ibyaha, kudaciye bugufi ntako kumaze. Usenga ariko wihana ibyaha, ucire bugufi Imana, uyambaze nayo izagutabara. Ni ukuri turabakunda cyane. Mutoni tumwifurije umugisha w'Imana, kandi turakubwiye ngo ni kare uzagaruke kuri Baho TV. Rero dusoza, hereza abantu bawe nimero ya telefoni bakubonaho, kugira ngo abantu bishimiye uko uvuga Imana, uko uririmba, bazaguhamagare bagutere inkunga, kugira ngo ivugabutumwa ryaguke muri wowe, uvugire Imana mu ndirimbo ndetse no mu ijambo ryayo, ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Reka tange nimero za telefone yawe. Nomero 078 666 35 438. Ongera uzisubiremo. Nomero ni 078 666 35 438. Imana iguhe umugisha. Mwayumvishije nimero mwabonaho Mutoni, muzamuhamagare, kandi wowe uzabikora ukabikorana umutima mwiza.
Kristo azaguha umugisha. Ndabakunda rero cyane, amahoro y'Imana abane namwe, imbaraga z'Imana zikomeze zitembe muri mwebwe, mukomeze musenge ubudasiba kandi twiyirize ubusa kugira ngo dusenge amasengesho agera ku Mana kandi imitima yacu iciye bugufi, izinutswe ibyaha, dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda, abana bacu, imiryango yacu, igihugu cyacu, isi yose muri rusange, tube urugero rwiza kugira ngo na ba bandi babivuyemo babigarukemo, bamenye ko mu ijuru dufite Imana. I love you so much. Bye bye.